Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza nshuti mukunzi udukurikiye muri aka kanya, aho ngiye kugezaho inkuru idasanzwe y'umubyeyi wicujije nyuma yo kubatota umwana, nyuma akaza gusanga uyu mwana ari umwana wa Sekibi. Nguhaye ikaze muri iyi filime, njyewe nitwa Eddy. Inkuru yacu rero itangira ku bitaro aho uyu mubyeyi aba yagiye kubyara. Nyuma rero arabyara ariko bikaza kurangira apfushije umwana, abyara umwana wapfuye. Nyuma yo kubyara umwana wapfuye, umugabo we biramurenga, akibaza ikintu agiye gukora kuko abizi neza yuko umugore we agira amarangamutima menshi cyane, bityo yuko namenya yuko yabyaye umwana upfuye nta kabuza ashobora kuza nko kwiyahura. Ahangaha rero padiri araza agasaba uyu mugabo yuko yamuhereza undi mwana. Uyu mwana aba avuga yuko yavutse nyina agahita apfa, akavuga yuko yamuhereza uyu mwana akamushyira umugore we nk'umwana wabo. Uyu mugabo rero uba witwa Robert azanira umugore we Catherine akamuhereza uyu mwana uba witwa Damien, yarangiza akamubwira yuko ari umwana babyaye. Barataha bakagera imuhira, rwose ibintu ari ibyishimo. Nyuma yo kubyara amahoro rwose aba ari ayandi, umugore akunda umwana we cyane. Igihe kiragera kubera abo bantu bari abakire cyane, dore yuko uyu nguyu Robert aba ari murumuna wa perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akabyara uyu mwana nyine. Iki gihe rero aba ari kuri anniversaire ye, aho habaje abantu benshi batandukanye baje guserebura uyu munsi w'imyaka 5 uyu mwana aba yujuje. Gusa kuri iyi myaka 5 n'ubundi ubona umwana agisa n'afite umwaka umwe cyangwa 2. Ahangaha rero muri bino birori umukozi wabo baba bafite muri runo rugo ahita aza, haza imbwa bakarebana. Hanyuma uyu mukozi wabo nyine agahita agenda akiyahura. Mbere yo kwiyahura ahita avuga yuko akunda uyu mwana witwa Damien cyane. Abangaba bose birabatungura, gusa ikintu gitangaza benshi nuko nyine uyu mugore ahita yiyahura. Hanyuma nk'ibisanzwe nyine baramushyingura. Uyu Robert uba uvukana na perezida w'iki gihugu, baganira nk'ibisanzwe nyine, ariko babona yuko nyine ari ibyago bahuye nabyo. Inkuru yacu rero ikomeza, uyu mugabo aza akaganira na padiri, hanyuma padiri akamubwira yuko umwana we ateje ikibazo, gusa amubwira yuko adakwiye gukomeza kuvuga umwana we nabi. Ibi ngibi bituma ahita anamuhamagariza abapolisi bakamusohora uyu mupadiri uje kumubwira ibi. Padiri arasohoka, kameramani uba uri hanze aramufotora, agahita abona ikintu kiba kiri hejuru y'umutwe we. Iki ngiki kiba kitagaragaraga, kigaragara mu ifoto gusa. Duhita tugaruka mu rugo aho uyu mugabo aba atashye. Robert agerewe we n'umugore we Catherine, hanyuma akaza umukozi mushyashya akabwira yuko aje kubakorera. Aza basekera bakabona umukozi w'umwana mwiza. Umugore agahita abaza umugabo ati se uyu mukozi ko ari mwiza ni wowe wamutumiye ko atari njye wigeze umutumira? Umugabo akavuga ati uyu mukozi ntabwo namuhamagaje. Aba bahita bahamagara uyu mukozi bakamubaza bati ko nta n'umwe waguhamagaye muri twe, uje gukora mu ruhe rwego? Uyu mukozi ahita avuga yuko ari kampani yabo, nyuma yo kumva ibyabaye ku mukozi wabo wiyahuye, ko yahise imubohereza ngo aze gukora muri runo rugo rwa Robert na Catherine. Ahangaha bahita batwereka uyu mugore, uyu mukozi mushyashya aza agasanga Damien mu cyumba, akamubwira yuko aje kumurinda. Gusa uyu mwana amureba amusekera, rwose amusekera na ya nseko y'uburakari. Uyu mukozi nyine ariko nta kintu bimubwiye, aguma ahangaha ubona byose ari ibintu bidasanzwe. Mu gitondo buracya, umugore Catherine akabwira uyu mukozi ati mfatira umwana umwoze tugiye kumujyana gusenga. Uyu mugore agahita avuga ati oya, Damien ntabwo ari ngombwa ko ajya gusenga, uyu mwana aracyari mutoya, nibyo mu rusengero ntiyabimenya. Catherine arakaye ati ndavuze ngo utunganye umwana mujyane gusenga. Umwana bamujyana mu modoka yafunze isura, ubona yarakaye cyane, yarakaye byihariye. Agenda arushaho kumererwa nabi uko bagenda berekeza ku rusengero. Bajya kugera ku rusengero, umwana arakara cyane, atangira kurwana mu modoka. Ibi bituma akurura imisatsi ya nyina akenda kuyica. Hanyuma Isa akamufata agahita akata imodoka byihuse agasubira mu rugo. Ahita abona yuko hari ikintu kidasanzwe. Uyu mwana uba udasanzwe ahita atangira gutuza uko bagenda basubira mu rugo, agatuza nyine, bwa burakari bugashira. Amugeza mu rugo, ariko nyine Robert aba atarimo kwiyumvisha ibyabaye. We n'umugore we baraza bakicara bakaganira, akavuga ati ariko uriya mwana yaba afite ikihe kibazo? Ahangaha ntabwo mbenye ikibazo afite, nyine barabyihorera bakabyirengagiza bakiryamira. Uyu mugabo rero mbere yuko ajya kuryama ahita ahura n'ikigo cy'umukara, cya kindi n'ubundi twabonye uwo munsi wa mukozi yiyahura. Yarangiza agiye kugisohora mu nzu, ari kwibaza nuko cyagize, ahita abona wa mukozi aza, akavuga ati imbwa Damien arayikunda cyane, muyireke iguma ahangaha, twayizanye kugira ngo idufashe ku mutekano. Umugabo arakaye cyane ati mu rugo rwanjye ntakwiye kubarizwa imbwa, ndavuze ngo iyo mbwa yisora ushaka ujya kuyijugunya.
Mu gitondo cya kare umugore Catherine afata uyu mwana wabo witwa Damien akamujyana kumutembereza muri parike, aho bagera muri parike ugahita ubona yuko inyamaswa zose ziba ziri aha zatwiga n'izindi zose ziba ziri muri iyi nzu y'inyamaswa yitwa zoo zihita zitangira kurakara, ibintu bituma Catherine abona yuko zishobora kubataka. Araza amushyira mu modoka baragenda. Bakigera hirya ibinyamaswa byitwa ibitera birabaguta cyane, biba bishaka gusimbukira imodoka, ubona byarakaye cyane utakwibaza neza ikintu cyatumye izi nyamaswa zirakara. Uyu mugore nk'ibisanzwe ahita afata imodoka akayakiserera cyane agataha. Akigera mu rugo yicarana n'umugabo we agatangira kumubwira ibyamubayeho, akamubwira tuzi ko cyagiye tugenda muri pariki hari inyamaswa zatwatatse. Umugabo ahita abona yuko hari kuba ibintu bidasanzwe, akibaza ikintu cyaba kiri kubitera, ariko rero arabyirengagiza. Filime yacu yongera gukomeza, wa mupadiri n'ubundi ukomeza amuburira amubwira yuko umwana afite ari uwa Sekibi, yongera kuzagaburira mu nzira akamubwira tufite umwana wa Sekibi, icyo azabazanira ntabwo muzacyakirize yombi. Ibi bituma uyu mugabo noneho yemera kuzajya guhura na padiri bakaganira, gusa n'ubundi ahangaha ibyo padiri byose amubwira ntabwo n'ubundi abyemera. Ahangaha umufotogarafe arongera akamufotora ifoto, nyamara kongera kubona yuko hejuru y'iyi foto ye haba ari ikintu cy'igisongo, nyamara cyo kitagaragara mu ifoto isanzwe. Uyu mugabo nyuma yo kuza guhura n'uyu mupadiri baratangira bakaganira, akamubwira ati umwana ufite n'uwa Sekibi, buriya mwana azabateza ibibazo, nyamara ubishatse hari umuntu wababwira uko mushobora kumwica, hari umuntu ubabwira yuko bashobora kwica uyu mwana. Ibi ngibi bituma n'ubundi papa wa Damien, ubu uyu nguyu uba witwa Robert, atabyizera, akabwira uyu mupadiri yuko atakwicira umwana we, bityo ko ibyo uyu mupadiri ari kuvuga biba bidafite ishingiro na rimwe. Uyu mupadiri aramwinginga ati wambabariye ko umwana wawe ateje ikibazo, amwinginga hafi yo kurira. Gusa n'ubundi Robert amubwira yuko uwo muntu ari kumubwira witwa uko nguko baba babafasha kwica umwana we, ubufasha bwe rwose ntabwo akeneye, kuko nta kimenyetso na kimwe barabona cyerekana yuko uyu mwana aba yaradose koko ari uwa Sekibi. Padiri aranga nyine, yanga kumva ibyo amubwira. Padiri arangije aramwihora aragenda. Padiri akimara gutandukana na Robert, imvura nyinshi cyane y'umuyaga uhita uza, akaza yirukanka ahongera ku rusengero ruri hafi aha, inkuba zirakubita n'imirabyo, igisongo kiri hejuru kirinda inkuba kigahita gihanuka kimwitura mu mutima. Uyu mugabo n'undi uhita wasiga ubuzima. Twongera kugaruka muri uru rugo rwa Robert, aho nyine aba yatashye ari kumwe n'umugore we. Umugore we rwose ubona atazi ikiri kuba, yarangiza agahita avuga ati wa mwana uri gukina n'ibyo ngibyo mu biki, aho uri gukina bia, arasakuza cyane. Ibi bituma amagara umukozi akamubwira ati iki cyane gisohora gikura ahangaha, amusohora akamureba nabi cyane. Damien ukabona ari kumureba nk'inyamaswa, ibi bituma nyina aterwa ubwoba n'ibi ngibi. Padiri nkwibutse yuko yabwiye umugabo yuko umugore waba atwite. Umugabo yanga kubyizera. Ageze mu rugo umugore ahita abimubwira, akamubwira ati ndatwite ariko ndashaka gukuramo inda. Akimubwira yuko ashaka gukuramo inda, ahita yibuka yuko padiri yamubwiye yuko uyu mugore nakuramo inda bizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibi ni byo bituma uyu mugabo atangira kwizera ibyo yamubwiye, akanyita yitaba telefone bakamubwira kureba mu binyamakuru. Nibwo asanga mu kinyamakuru banditse inkuru y'urupfu rw'uyu mugabo, uyu mupadiri baba bavuye kuganira. Bitera ubwoba Robert, agatangira kubona yuko ibintu byose uyu mupadiri yamubwiye bishobora kuba ari ukuri. Inkuru yacu nanone duhita tugaruka aho uyu mugabo nyine bimurenga, agatangira kubona ibintu biri kubera ahangaha bidasanzwe, akaza kuganira n'inshuti ye, uyu nguyu mukuru we uba uri muri perezidansi. Bagatangira kuganira amubwira ikibazo yahuye nacyo n'ibimaze iminsi biba byose bikamurenga. Uyu mugabo akavuga ati none ubwo ngubwo se ibyo byaba ari ukuri? Gusa n'ubundi Robert ntabwo aba ashaka kwizera yuko uyu mwana koko afite ikibazo. Uyu mugabo aza kuganira na muganga akamubwira yuko umugore we afite ikibazo cy'ihungabana bitewe n'ibyo umwana bamukorera, bityo yuko atiteguye kubyara. Ibituma umuganga nawe bagira inama yo kuba bakuramo inda. N'ubundi bidatinze umugabo arabyanga, gusa aka kana kaza n'ikigare kagagonga mama wako. Uyu nguyu Catherine agahanuka akitura hasi. Ibi bituma yitura hasi, inda n'ubundi igahita ivamo. Umugabo aza kwa muganga kureba umugore we, agasanga inda yavuyemo muri uku guhanuka hejuru mu itaje. Biramurenga. Ibi byose bihita bituma abona yuko uyu mwana ari we wabikoze. Yarangiza agahita arakara, agasezeranya umugore we yuko ari buze kubishakira igisubizo. Umugore we afite ubwoba bwinshi cyane. Uyu mugabo ahita afata inzira akagenda agana i Roma, aho aba agiye kubaza iby'uyu mwana. Aba yamaze kubona yuko koko uyu mwana ashobora kuba ari Sekibi.
ahura nawe mukameramani ukunda gufotora akamubwira yuko abantu bose iyo bagiye gupfa bafite kiriya kimenyetso ibingibi aba atazi impamvu ibitera. Amwereka ifoto y'umukozi wabo wa mbere wapfuye, yongera kumwereka ifoto y'uwo mupadiri, hanyuma akamwereka no ku murambo wa mugabo imibare 623. Uyu mubare wa 666 akaba ari ikimenyetso cya sekibi. Uyu nguyu Robert ahita abona yuko ibingibi bikomeje kumera nabi cyane. Ibi bituma ahita kureba mu bitaro aba yarakuyemo wa mwana kugira ngo arebe padiri wabo bavugane, narangiza amubwize ukuri ku kintu cyaba gitera ibingibi byose. Ahita abwira uyu mugabo uyu nguyu bari gafotozi akamubwira ati ibingibi nta kibazo ndaza kubikemura. Gusa uyu mufotozi amubwira yuko iki kibazo atari icye gusa, ahubwo nawe nyine ikibazo ari icye, bityo amusaba kujyana nawe. Robert amubaza impamvu yumva yuko nawe iki kibazo agifite, amubwira yuko nawe iki kimenyetso cyagiye kiranga abantu baba bagiye gupfa nawe aba agifite. Bahita bazana kuri bino bitaro aho baba barabyariye umwana wabo wa mbere agapfa, aho baza nyine bakadobuta undi mwana. Mansera Asanga ahangaha ababwira yuko umugabo uyu nguyu baba baje gushaka padiri wa kera baramuhaye uriya mwana, amubwira yuko aje gutera impanuka igatwika ibintu byinshi cyane by'umwihariko n'ububiko bw'amakuru y'iki kigo cy'ibitaro. Hanyuma amubwira aderesi z'ahantu uyu mugabo asigaye aba, yuko aba yararokotse uyu padiri, ariko rero yabaye impumyi, ikiragi, ndetse yabaye na parariza igice kinini, bityo yuko adashobora kubasha kubavugisha ngo ababwire icyo ari cyo cyose baba bashaka kumubaza. Abangaba berekeza ahangaha bakaza kumureba kuko basanga ibyo bababwiye ari ukuri, bakaganira nawe. Umugabo arabumva ariko nta kintu yabasubiza. Icyakora ahita afata ikiganza cye agatangira kwandika hasi, akabandikira ijambo, iri zina ryitwa Salvete. Salvete rero ntabwo tuba tuzi ngo ninde, ibi ngibi bishatse kuvuga iki, gusa abahereza adresse. Bahita bafata imodoka bakerekeza ahangaha. Iyi adresse iba iri kubayobora bashaka kureba ikiri ahangaha, irabayobora ikabaganisha ku gituro. Barebye bahita basanga iri zina ryanditse ku mva. Iyi mva barayifungura bagahita basanga ntabwo ari umuntu, ahubwo bahita basanga ari ikirura. Iki ngiki nyine haba ari umubiri wacyo urimo ahangaha, niwo uba uri muri iyi mva. Abangaba babiri bararebana bakumva birabarenze, niko kuvumbura yuko koko wa mwana yaba atari umwana w'umuntu, yaba ari umwana w'inyamaswa. Ariko hirya bahita babona igituro, nicyo bafungura bagasangamo akantu gatoya cyane k'agahinja. Uyu mugabo Robert ahita amenya yuko uyu mwana uba ushyinguye mwaha ari uwe, ahubwo ko uriya mwana witwa Damien aba yeresha umwana we akihinduranya nawe kugira ngo aze kuba ma. Ibi ngibi bakibibona ibirura ibibwa binini cyane by'umukara bihita bibataka bitangira kubarya birwana nabo, birabarumagura. Gusa kubw'amahirwe birangira babicitse, bakaza muri hoteli iba iri hafi aha. Bageze muri hoteli uyu mugabo itamagara umugore we akamusaba ko yaza bakajyana i Roma, akaba ariho bari kwibera kubera ko baba batekereza yuko aha muri Amerika hadatekanye. Uriya mwana Damien yaza kwica umugore we. Umugore we ntabwo aba abyumva neza, akamubwira ati niki cyatuma nzaho ngaho, ahangaha naho nta kibazo mfite rwose wihangayika. Gusa kubwo kumuhatiriza umugore ahita avuga ati nta kibazo, reka nze niba ari ukuri kubyumva. Mbere yuko agenda ako kanya arangiza kwitegura, inyuma ye wa mukozi wabo w'amayobera nawe yahageze agatangira kuza amuturuka inyuma, nibwo mufata akamuhananura, agahananuka akikubita hasi, umugore agahita apfa. Uyu mugabo Robert yongera kwitaba telefone agahita amenya amakuru mabi yuko umugore we yamaze gupfa, ubwo bukamwica kumva ubuzima burarangiye. Niko guhita abona yuko koko nta kabuza uyu mwana w'abari sekibi. Yibuka wa mugabo bamurangiye ushobora kumubwira uko yakwica uyu mwana wa sekibi, aza kumureba uba witwa Bugenagen. Uyu nguyu atangira kumubwira uko byose bimeze, akamubwira iby'imigambi y'uyu mwana wa sekibi. Gusa amubwira yuko ari inkota imwe, hari intwaro imwe yonyine ishobora kwica uyu mwana. Iyi ntwaro arayimwereka, aba ari daga cyangwa se icyuma gisongosoye cyane, ariko icyuma kiba ari icya kera cyane, kiba kimeze ukuntu. Arakimuhereza akamubwira ati kino cyuma nicyo cyonyine cyabasha kwica uyu mwana. Aragifata yarangiza akakijyana.
uyu mugabo amubwira yuko uriya mwana atari ikibazo ku muryango w'uyu mugabo gusa, ahubwo yuko ari ikibazo ku isi, yakwica abantu akabamara bose. Ibi bituma uyu mugabo koko yemera agafata iki cyuma yarangiza akakijyana. Uyu mugabo arihuta cyane agahita ahura na wa mufotogarafa we yasize hanze, amubwira yuko bamuhereje icyuma ariko atari buze kwica umwana we, akavuga ati umwana wanjye nta kibazo afite. Mu rwego rwo kubigaragaza ahita anakijugunya. Uyu mufotogarafe ahita avuga ati wa mugabo ni igicucu, niko guhita amucika akajya kuzana iki cyuma ati uriya mwana wawe nzamwiyicira kuko nanjye ninjye azakurikizaho kwica. Mbere yuko afata iki cyuma nibwo ikimodoka kiba kiri aha havamo icyuma kikamwituraho, yarangiza agahita apfa. Akimara gupfa Robert ahita abona yuko koko uriya mwana ari sekibi ku nshuro ya 5, bigatuma noneho yiyemeza gufata indege akajya kwica uriya mwana. Agera imuhira agafata imodoka, yarangiza agafata na cya cyuma agahita ashyiramo uyu mwana we, yarangiza akamujyana kumwica. Mbere yuko ajya kumwica uyu mukozi wabo araza agahita abibona, yarangiza agatangira kurwana na Robert. Bararwana cyane, bakarwana ku buryo amaherezo noneho birangira uyu Robert yishuye umugore uyu nguyu nyine wari umukozi w'iwabo, bigatuma ahita afata umwana akamushyira mu modoka akamujyana kumwicira ku rusengero, mu rwego rwo kumuca intege kuko aba yamaze kuvumbura neza ko koko uyu mwana ari uwa sekibi. Mu modoka agenda ku muvuduko mwinshi, polisi iba yamukurikiye iramukurikira, gusa cyane kiba kigenda kirira cyane, icyana cya sekibi gisaba imbabazi kidashaka yuko bakica. Gusa uyu mugabo n'uburakari bwinshi aba abona nta yandi mahitamo afite, azamura icyuma atari yagitera, isasu ritari munyuramo, byerekana yuko ya polisi yamukurikiye ihita imurasa. Buracya mu gitondo bagafata abana, bagafata imirambo 2 bakajya kwishyingura. Gusa wa mwana ntabwo cya cyuma aba yakimuteye, aba ari rwose inkuru yacirangira wa mwana areba muri kamera, yarangiza agahita amwenyura, bigaragaza yuko umwana wa sekibi inkuru yacu inarangira n'ubundi akiri muzima, aho aba agiye guteza ibyago byinshi cyane. Iyi filime wari ukurikiye ni filime yitwa The Omen, akaba ari filime yasohotse mu myaka yatambutse. Ni filime nziza cyane yakunzwe mu bihugu bya Amerika n'ahandi henshi hatandukanye. Njye wumvaga kuri iyi mikoro nitwa Idayimoni, mukomeze kugira ibihe byiza.